Kenny. Oya. Uzane aha hano. So none abanyamakuru tubaza duhagara hano kugira ngo duhereze umwanya tujye ku ruhande rumwe kugira ngo abakameramani inafasha sana sound zanyu mwese muzizana hano mira kani yari kumwandika uvuye kwa wa muniga cyangwa wiyo wa muniga sina kumiyaza so muri tayari minota 15 muri so muri tayari mwese ya melody ugiye muri Amerika mu kabuza muri abahanzi barimo banikiza n'abandi basanga ku kuvuga n'ahandi wagiye kugeza bihora ari show buri gihe iyo ikintu cyiza kije nyine haba hahiyemba mboneyeho n'akaryo nyine ko kwimurika ni amahirwe rero navuga ko ari menshi ku ruhande rwanjye ariko bikaba na byiza no ku muziki wacu nyine nk'uko murambivuga bakwitega ko dushobora kuzagira amahirwe tubona kuva ko igihe waba umuziki tugamukora nta kintu nabasezeranye ko nta muntu ndavugana nawe ariko njyewe buri chance mbonye ntago nyisiga mu nzira iyo nabona nayizana ariko nta n'uwavuga ko bitabaho birashoboka ko hari n'abandi nzi bayabonye rero natwe amahirwe tuyagiriwe twaya profit Melody n'urugendo ugiye gukora bizaba no kugaruka ukaza kwima muri Move Africa binajyanye naho n'ingendo cyangwa se no kubanza ni bazapafominga uko nyukana so ni gahunda y'urugendo rwawe iteye gute niba ndamatariki yawe yatekereje wenda uzagaruka n'uzasubira shabase n'insazi n'akazi ka hatari ufite akazi kenshi naho ngiye ariko n'ubundi ku itariki 6 tugomba kuba ndi hano ikintu gitangaje suko nzagaruka ahubwo ura munsi show izabera indege yongera inkomezanya so Jedi ready nyine gukora imirimo yanjye ko nyishinzwe n'uko Imana ibinshoboje kandi nzabaha show ya dance twavuga ko indirimbo yawe wakoranye na Shaggy Remix ariyo yaba igwesheje amahirwe yo kuba wajya kuririmba kuri la stage cyangwa se n'ubushobozi bwa Bruce Melody mu mujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yajya kuririmba muri la tarama icyambere n'abafana bankunze bakemera ko umwanya wabo ni nacyo cyatumye nkora iyo funga macho yaje kubamo when she's around navuga ko ino ndirimbo ibintu iri kunkorera ari ibyadanje ntabwo wenda muzagenda mubibona birashoboka ko hari n'abatarabona ukuntu nyine biba bingana ariko ni ibintu bya danje ibintu bya hatari muzabibona mu minsi iri imbere kandi njyewe nzi neza ko n'ibitari ibi ngibi hazaza Melody ikindi kintu natangubaza ku baciye kumwe n'urubuga rwa management uvuga ko yaba bigiye kwa Escav akigeraho ikintu cyane asangaho ni Bruce Melody nibura indirimbo inkuru yuko watwaye Trace Award umuhanzi mwiza w'umunyarwanda ndetse nuko wakwanye indirimbo na Shaggy ariko natekereza ko ari uburyo bwiza nyine yuko wamaze kuba confirmed nk'umuhanzi wabo twakwitega ko muri iyi minsi ugiye muri Amerika ashobora kuba introduction cyangwa se introduce akaba no bafite amafoto n'abandi banze muri label urumva abenshi twakoranye kuri uyu mushinga n'abanyamerika rero kuba ndi muri Amerika ni biroroshye cyane kandi n'izi show zose turi kupanga nabo nibo bari kubifasha kugira ngo bashe kwigaragariza ibihumbi by'abantu bangana kuriya ikindi ngiye gukora media tour muri Amerika ntabwo ngiye gusa gukora ibitaramo nzanyura no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nzajya updatinga kubamvurenga ku mbuga nkoranyambaga muzajya mubona uko bizari bimeze hari ibivugwa reka tujye kuri management yawe uyu munsi ikibazo cyo nyisubije neza umunsi oya ntabwo ari neza cyane icyo nshatse kuvuga icyo kubaza nyine ngo azo kuba bazakwiintroducinga nyine nk'umuhanzi of course nawe nibwo tugiye guhura ko nagiye mpura na bake muri bo ntabwo nigeze ngira amahirwe guhura na bose na team yose buri nibwo ngiye kugira amahirwe guhura nabo yewe nagira n'abandi bahanzi bashagura nabo nkahura nabo urumva iyo umuntu ahibereye niyo umuntu adahari ibintu bibiri bitandukanye haba hazaho amahirwe kuzarimba indirimbo irenze imwe itari we nishize around ibyo ngibyo rero byo ni ibintu byo gutegereza mu karere abahimbira k'inyuma rero hari amakuru avuga ko Escav yaguhaye knowledge cyane kugira ngo acuruze nibyo
ntabwo mvuga amafaranga ubu ni hehe handi mwize mwumva mvuga ku bintu by'amafaranga miliyari se ntiwayivuze oya narayibeshye iyo narayibeshye ariko ntabwo nakinjira mu masezerano ngo ngere naho ngera ku mufungo nka n'ibisambo byuzuye ku kijyanye na management yawe uyu munsi ugiye kuririmba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika management urimo ishidikanywaho na benshi ari abakurikirana umuziki wa hano mu Rwanda ndetse wenda n'abasanzwe bari muri iki kibuga cya industry uyu munsi kuri management yawe wayivugaho iki mu iterambere ryawe ry'umuziki njye numva management yanjye uwakagombye kuyinenga ari njye ariko mu gihe mbona turi gukorana neza ubwo turayinenga ita ku management naho muri muziki danje nuko ngenzi ko ndi gukorana na management yanjye neza kandi dufite projet za hatari kugira ngo mubyemere wenda ningaruka nibwo nzaba mfite akaryo keza ko kubiryaho nk'umuntu mfitemo n'akantu ko kwiruka ariko ningaruka nzabiryaho sinyanywera tumenye rero ko iyo ugiye wenda hanze y'u Rwanda rimwe na rimwe ugendana na timu yawe yose uri kumwe na Element uri kumwe n'abagize management yawe ko uyu munsi Element tutamubona cyangwa se na bamwe muri timu yawe ele ntabwo tujyanye ntabwo timu yose tujyanye kubera ko n'ubundi na hano turacyafite ibindi byinshi ariko mu gihe haboneka ibyo gukorana nabo nibaza ko nabo bitagorana ko baza mwana ntabwo ari nka kera ntabwo kimeze nka kera abantu n'ibyangombwa ngo bigende bite ngo bazatoroka ntabwo uzatoroka ngiye buriya ndi Kanyarwanda hoje murabona nagiye handi bankunda nkina nta nshobora kugengera imyaka 10 nashize rwose mu Rwanda uranejeje wapostinze kuzajya kuririmba muri North Africa ari na hano kugira ngo agaruzwe Tanzania uburozi ugiye kuko oya ntabwo nigeze nkoresha uburozi ntabwo nizera nyine ko waruga umuhunga gukunde umutima ugakore mwana ikintu cyonyine umutima wakora ni ugutanga amaraso nyine umuntu akabaho cyangwa guhagarara ntabwo waruga umutima w'umuntu nguzemo urukundo atagufitiye nibaza ko nyuma y'ibyo byose barimo no gukora nyine no kuvunika n'Imana ikaduha umugisha n'amasegesho byose Melody bakunze wenda kugenda bakunenga ngo collaboration ukora ntabwo zikunda kuba successful ariko twavuga neza ko ibinishize aho ntabwo kibishidikanya ko ari imwe muri collaboration zawe successful kimenye nyine ugiye kwipakana imbere y'imbaga nyamwinshi bitara mu neza kuri NBC ubu ngubu noneho izigiye kurikiraho nazo gukora zimeze zite noneho nagerageje kubasobanurira ikintu ko buri ngoma ibifite ibyigiye gukora n'isoko ryayo reba nk'ubu ngubu When She's Around n'indirimbo kuri Spotify irimo kunyaruka koko sinzi no mujya mubona urumva ubwo abantu bayo ni hari abaherereye urebye kuri Audiomack kuri Spotify Apple Music abantu bayo ubwo naho baherereye buri ndirimbo yose igira uruhare yongera ku izina ry'umuhanzi kandi n'urunguru n'urwa danje nyine n'ibya hatari ndabishimira Imana hanyuma izakurikiraho ingoma mwana umenye iby'izakora ibikoze ntabwo ubuzi neza uko bimeze gusa nk'umuhanzi mba nifitiye icyizere nzi neza ko ibintu ndi gukora ari ibyatanje Melody ufite igitaramo cya mbere kuri 28 ikindi ni kuri 12 kandi ufite n'ikindi kuri 6 hano i Kigali bivuze ngo uzabanza ugaruke ubone gusubira muri Amerika rega ndabakunda bya hatari nzabanza ngaruke mu Rwanda nsusurutsa abanyarwanda bene wacu n'abanyamahanga bazaba badusuye hanyuma ndite nongera nsubire mu gihe kirekire umaze ushaka viza muri Amerika none utangiye kugenda igiye bigaruka hakoresha umusa none kujya gukora iki ahubwo mu gihe cya mbere mbonye ibyo kujya gukora ugiye naho ubundi home sweet home mu Rwanda yego ejo bundi twakiriye The Ben nawe agiye muri Canada bamubaza ku bya bato aravuga ati reka ati niyo jambo naryo nshaka kumva mu matwi yanjye ntiriveho ribanire kabisa bato wowe wari ukomeje batije wayikubita cyangwa nawe wahise ubitekerezaho usanga gukora ibyo bintu nanjye nabyumvanye manager w'ibihe byose njye nabyumvanye muyoboke ibyo biboro ntanamubwira ntayo kuburyo njye nta bwoba ngira kandi nyine nzi niba atabishaka ibyo kujya muri bato wakamutsebo nawe urumva atari ngombwa se cyangwa harimo gusuna oya ntabwo rega njye nkora umuziki w'amafaranga ibyo kuvuga ngo habayeho kuruguhana ngo gusuna ngo gutsi icyo nzi cyo nibwo niba ngomba kugira ikintu bikuramo naho ubundi bitari amafaranga rero baramutwara basa Mero ku myaka 10 ugiye muri Amerika kuri ubu urafata amazi ya Rwanda uri kumwe n'abandi le tips nk'eshanu umuhanzi ugukunda ushaka kuzaba nkawe cyayi hambere no gukomeza umutsi nk'ikinyogote ubwo ni ukwihangana muri make no kwihambira iya kabiri ni ikinyabupfura kiringaniye kuko nanone iyo ugize cyinshi baragufatirana
icya gatatu ni ugukunda umurimo pe, ni ukubikora niyo byaba bitakoroheye nyine ugakomeza ugakora. Ikindi aganakurikirana ibigezweho, kubera ko ibyo ndi kuvuga ubwo wenda nonaha ni ibigezweho, wabona ejo hazaza ibindi, nicyo iterambere risobanura. Turi mu mpera z'umwaka wa 2023, hari byinshi wagezeho. Ku bakunzi bawe ni iki bari buze kwitega muri izi mpera z'umwaka? Hari igitaramo muri gutegura, hari album muri gutegura, ni ibiki umukunzi yakwitega ko uri gutegura muri izi mpera z'umwaka? Icya mbere ni ibitaramo byinshi, abantu benshi nk'ibi turi kuvuga, hari n'ibitaramamazwa nyine tukiri kuvuganira ba nyirabyo. Icya gatatu ni uko umuntu atera imbere ahindura utuntu tumwe na tumwe. Iyi mpinduka rero ubwo kuri njyewe no kuri gahunda zijyanye n'imitegurire y'ibitaramo n'indirimbo muri rusange. Muradurajya no urusanzwe ucungira umutekano cyangwa uragenda wenyine? Uyu munsi mubi cyane, banza tutajyanye. Oya, biragenda bite hariya muri Amerika? Urumva hano hari imishinga dufite, hari imishinga dufite yari hejuru. Urumva nababwiye ko ugize ikinyabupfura cyinshi bagukurikirana. Urumva hari imishinga dufite hano hejuru mu mujyi, kugira ngo murabizi nyine. Mubi rero ari mu bantu bari kudufasha, kandi bigiye gutangira nyine kurangira vuba. Imishinga security hari ahantu hose no gushyiraho kampani ikora ibyo byose. Rero afite inshingano ze asigayemo, ntabwo igihe cyose ari ngombwa kumujyana, kandi sinibaza ko hariya twabona undi muntu dufatikanya gukoza. Ikintu nababwira nyine ndabemera bya hatari, ubundi rero ndacyabadunda. Ikibazo njye nakubaza, ugiye US gutarama mu gitaramo cyiza kirimo abahanzi bakomeye, umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ngo hari nabo wifuza, buri wese aba yifite ibyo yifuza, nta muntu wayanga kubona wakoranye n'umuhanzi wenda nka Nicki Minaj cyangwa se n'abandi bahanzi barimo nka Asha Raymond, ariko se wifuza kugaruka, ufite igitekerezo cyo kuzana Shaggy mu Rwanda? Tumuheruka kera, kandi ntekereza ko ibihe turi kujyamo nta munyarwanda utakwifuza kubona Shaggy muri kuri stage. Sinibuka interview twakoze na Shaggy, ntabwo nibuka niba kuri Zoom cyangwa kuri Instagram, ariko yaravuze ngo ari ready kuza hano, yarabyemeye, ari kuri YouTube, yarabyemeye anyemera ko nzamuzana hano, ariko si muri uyu mwaka, ni mu mwaka utaha. Hanyuma amakora abo ndayifuza, ariko nyuma yo gukora iyi ngiyi nabo n'igihe bisaba gukorana nabo ari abantu, nubwo yaboneka sinibaza ko ari ikintu cyahita kiba vuba vuba gutya, gusa ni ikintu aho kiziye cyose gitanga umusaruro kandi kuri industry muri rusange. Melody, ukora iriya ndirimbo When She's Around, bavuze ko uri gukorana n'umuntu washaje mu muziki, cyangwa se umuntu utagifite icyo avuze mu muziki kubera yuko igihe cye cyatambutse. Ni bande bavuga iki? Kuri wowe uyu munsi kuri wowe Shaggy umufata gute nk'umu bantu yahaye kolabo ikaba iri kugenda iguhigiye? Njye n'umuntu nubaha, first of all nyine twese tugakuze turi abafana be, n'uwavuga ngo arashaje ubwo nuko amuzi guhera kera. Hanyuma nkanamufata nk'umuntu ufite experience, kandi na n'ubu ugikundwa n'abantu, ukinasohora indirimbo zikaba amahiti nyine ku isi yose. Ni umuntu wa danje, ngewe ibyo sinjya nanabitindaho cyane, ahubwo ndeba icyo biri kunzanira ku isahane, niba gitwika nyine ubwo harahiye, naho ibyo byo ni ibisanzwe, gusa ari umuntu badakritika. N'ubundi si wa mugari ko ntahari muzamubyinizane. Mugiye ko mubyinizane ko twigenda ariko nzagaruka dore n'ubundi tuzaje eshatu. Akabazo kwa nyuma tuzaba ndi kwatwika. akabazo kwa natangubaza wenda mbere ko tukurekura, ejo bakimara gushyira hanze afishe kuzarimba muri Move Africa, bamwe mu batandukanye ba influencer barimo n'uwitwa Dumba, yeka muvuge n'izina, ntabwo bishimiye kuba baravanije izina rya Zucu imbere y'iryawe. Ati Zucu w'ejo y'imyaka 2 mu muziki, ni gutaza imbere ya Bruce Melody y'imyaka 10 irenga mu muziki. Ati no gusuzugura abahanzi bacu mu Rwanda. Nawe aricyo ari comment bitangaho. Iyo bahabanza Rema adahari, nyine ndi kukubaza wowe, nk'iyo bahabanza Rema uri kubona bimeze bite? ariko byishimiye Wewe narese Rema niho cyo bagendera bashinze muramuca murakoze. Mikrofone zanyu Yitwa Igitangaza Bruce cyangwa se Gitahi wacu. Ona yango yuzuye.
Asante sana rero. Keni ukabona mtamka kaka bora kama. Seru jana isa. Asante sana. Poa poa. Kanga urugero bwiza. Akaba arakomeje. Rero nakune Kigali. Visi rekera ibyo ngibyo.